Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukurikira amakuru yariyo World News 250. Nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru mashya abagezweho, amakuru yiganjemo aya politike, ay'ibyamamare n'abahanzi ndetse n'andi yose aba arimo aracicikana hirya no hino. Muri aka kanya tubafitiye inkuru itari nziza ku muryango nyarwanda, inkuru itari nziza by'umwihariko ku muryango w'umusore witwa Nsabigaba Jean Paul. Iyi ni inkuru yamenyekanye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere, aho basanze uyu musore amanitse mu giti yapfuye. Gusa mbere y'uko dukomeza n'iyi nkuru, niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, reba munsi gatoya y'iyi nkuru ukande ku ijambo ritukura, ukande no kunzogera irahitiza imbere y'iryo jambo kugira ngo amakuru yacu yose ajye ahita kugeraho ako kanya tukiyashyiraho. Nk'uko twabivuze tugitangira, umugabo witwa Nsabigaba Jean Paul wari utuye mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere bamusanze amanitse mu cyuma kiri mu kibuga cyo hafi y'aho yari atuye yapfuye, nyuma yo guherekeza inshuti ze zari zamusuye. Nyakwigendera ufite imyaka 25 wari uzwi ku izina rya Dani, yabaga mu mudugudu wa Gasenda ya kabiri, akagari ka Nyamata ville, mu murenge wa Nyamata. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CIP Hamdun Twizeyimana yavuze ngo Nsabigaba Jean Paul twasanze amanitse ariko ntabwo tuzi icyamumanitse. CIP Twizeyimana yavuze ko bishobora kuba byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere. Uretse gutanga amakuru y'ibanze, yavuze ko ibindi ari urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruzabikurikirana. Amakuru dukesha bwiza.com yamenye nuko ku mugoroba wo ku cyumweru nyakwigendera yari yasuwe n'inshuti ze, biba ngombwa ko aziherekeza ariko asiga mu rugo undi mugenzi we babanaga mu nzu. Mugenzi we nyuma yo kubona nyakwigendera agiye ntagaruke ngo yahisemo kuryama, yibwira ko ari buhindukire kugeza mu masaa 11 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere, ubwo bamukanguraga bamubwira ko mugenzi we bamusanze amanitse ku kibuga kiri hafi y'aho bari batuye. Andi makuru avuga ko mu rukerera abatuye muri kariya gace bumvise imodoka iza muri kariya gace ku kibuga ndetse n'amapine yayo akaba hagaragara, bigakekwa ko ariyo yazanye umurambo wa nyakwigendera ikawuhamanika nyuma yo kumwica. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri yabwiye Umuseke ko hagikorwa iperereza ngo hamenyekane abari inyuma y'urupfu rw'uriya mugabo. Yavuze ati abaturage nibo bamubonye batabaza RIB irahagera, ibimenyetso byakusanyijwe, umurambo ugiye kujyana muri laboratwari ipima ibimenyetso kugira ngo ukorerwe isuzuma, n'iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane icyateye urwo rupfu. Nyakwigendera yari amaze igihe ashakanye n'umukobwa uba muri Amerika, ariko we akaba yabaga mu Rwanda aho yakoraga akazi gasanzwe ndetse akaba yari umwe mu baririmbyi ba korali Kingdom of God Ministries. Amakuru y'uyu mugabo waraye ahitanywe bakamubona muri iki gitondo nangaha tuyacumbikiye, andi twamenya twayabagezaho. Mukande subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mujye muhita muyagezwaho ako kanya.